reka mwifurize gukomeza kugira igicamunsi cyiza wowe ubana natwe buri uko bwije nuko bukeye. Nshimira wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu yitwa Salama TV ugakanda n'akazogera ubona ku ruhande kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu buri gihe uko tugenda tuzishyiraho. Ndabigushimiye cyane kwifurije gukomeza kugubwa neza. By'umwihariko wowe uri mu bihugu bitandukanye by'umugabane w'Uburayi, muri Aziya, Amerika, mu Bushinwa ndetse n'ahandi henshi cyane, muri Afrika, muri East Africa, mu bihugu birimo u Rwanda dutuyemo, Kenya, Uganda, Tanzania ndetse n'u Burundi. Mbashimire cyane, nkomeze kubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye wose. Nshimiye wowe ubasha kujya muri comment ukaduha ibitekerezo by'uko twagenda dukora buri uko bwije nuko bukeye. Nshimire nawe wumva ururimi rw'ikinyarwanda ukabasha gusangiza inkuru zacu abantu badukurikirana batabasha kuzumva izi nkuru. Ndagushimiye cyane, kwifurije gukomeza kugira ishya n'ihirwe aho uherereye hose, kwifurije gukomeza guharukaronka mu byo urimo gukora byose, kwifuriza no gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Salama TV tugenda tukugeza amakuru hirya no hino abakomeje kugenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye. Reka duhere kuri no nkuru iri kuvugwa hano muri aka gace aho bivugwa yuko guma mu rugo igarutse mu midugudu imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloke yatangaje ko gahunda yo guma mu rugo iri kimwe mu midugudu y'akarere ka Kicukiro, Nyarugenge n'umujyi wa Kigali hagamijwe kwirinda icyorezo cya COVID-19. Itangazo rya Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu rivuga ko kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ku itariki 25 Kamena 2020 harimwe mu midugudu yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, aho abaturage baho basabwa kuguma mu ngo mu gihe cy'iminsi igera kuri 15. Ubwo nkwibutse ko ari igihe kigera mu byumweru bibiri ndetse n'umunsi umwe. Imidugudu yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo niyo mu karere ka Kicukiro, harimo uwo bita Kamabuye, akagari ka Nyarurama, umurenge wa Kigarama ndetse mu karere ka Kicukiro. Undi mudugudu washyizwe muri guma mu rugo ni umudugudu wa Zuba, nawo uherereye mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Undi mudugudu nawo ni wa Nyenyeri dusanga mu kagari ka Bwerankori mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro n'ubundi. Undi mudugudu turasangamo umudugudu wa Rugano uherereye mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro. Undi mudugudu dusanga muri guma mu rugo ni umudugudu wa Kadobogo mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali ndetse mu karere ka Nyarugenge. Undi mudugudu dusanga muri gahunda ya guma mu rugo ni umudugudu wa Gisenga mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. By'umwihariko reka nkwibutse yuko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko kuri uyu wa kane mu Rwanda hagaragaye abantu bashya 20 banduye coronavirus, bituma umubare w'abamaze kwandura iki cyorezo cya COVID-19 usanga abantu 463. Umubare Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa 25 Kamena 2020 yashyize ahagaragara mu bantu 20 basanzwemo coronavirus barimo abantu b'Irusizi 14, abantu b'Ikirehe 2, abantu b'Ikigali 4, ni mu gihe abantu 9 bashya bakize icyorezo cya COVID-19. Muri rusange abamaze kwandura iyi ndwara bose babaye 850, abakize iyi ndwara bakaba ari abantu 385. Bivuze ko abakirwaye iyi ndwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus basaga abantu 463, abamaze gupfa bakaba ari abantu 2 gusa muri uru Rwanda rwacu. Reka rero tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu bice bitandukanye. Reka nkubwire no nkuru ivugwa yuko abanyamakuru 2 barimo Byansi batawe muri yombi bakekwaho kwigomeka ku buyobozi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatawe muri yombi abanyamakuru 2 Byansi Samuel Bakeri na Nshimyumukiza Janvier bakurikiranweho icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi banga kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 cyangwa se coronavirus yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 no guhohotera abashinzwe kuyubahiriza. Amakuru avuga ko aba bombi bafashwe kuri uyu wa kane barenze ku isaha ya 3 z'ijoro. Abantu bagomba kuba bari mu ngo zabo
nk'uko biteganywa n'amabwiriza ya guverinoma. Mu butumwa bwashyizwe hagaragara ikigo cy'ubugenzacyaha RIB yavuze ko yafunze Byihuse Samuel Bakela na Shimyumukiza Janvier, bombi ari abanyamakuru bakurikiranyweho icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi banga kubahiriza amabwiriza yo kwirinda no gukumira icyorezo cya COVID-19, ndetse bakaba bashinjwa no guhohotera abashinzwe kuyubahiriza. Iki kigo cy'ubugenzacyaha RIB gikomeza kivuga ko aba bombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza ryaba rigikomeje gukurikiranwa. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo umunyamakuru Byihuse yashyize ifoto ye ku rubuga rwa Twitter yambaye amapingu, yongeraho ko yafashwe amafoto y'uburyo abapolisi bubahirizaga gahunda yo kuba nta bantu bakiri mu nzira nyuma y'amasaha ya saa 3. Polisi yahise isubiza ivuga ko yafashwe ari kumwe n'abandi bantu bari bari mu nzira bagenda muri Remera nyuma ya saa 3 z'ijoro, kandi tuzi ko bitemewe buri wese aba ari isaha agomba kuba ari mu ngo zabo. Yakomeje agira ati, wasabye ko wafatwa mu buryo bwihariye ubwira nabi abapolisi kuri umunyamakuru, ndetse ngo ko ugufata batazi ibyo barimo. Polisi ivuga ko yakomeje kwitwara nabi ubwo bamusobanuriraga ko nta mpamvu yumvikana ituma adafatwa kimwe n'abandi, cyane cyane ko bose bari barenze ku mabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi. By'umwihariko ndakwibutsa yuko muri iyi minsi yo kurinda COVID-19 abanyarwanda bose bagomba kubahiriza amabwiriza ya guma mu rugo, mu gihe nta mpamvu n'imwe runaka ihari murengera yatuma atubahiriza ayo mabwiriza ya leta. Reka ngaruke kuri no nkuru ivugwa yuko mu karere ka Gisagara motari yabashije gitifu Mukamisha Letitia impamvu atambara agapfukamunwa akamukubita inshyi zitabarika. Umumotari witwa Nzeyimana Pascal ukorera imirimo ye gutwara abagenzi kuri moto mu murenge wa Mukindo mu karere ka Gisagara avuga ko yakubiswe iki n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari witwa Mukamisha Letitia amuziza ko amubajije impamvu abashishikariza kwambara agapfukamunwa kandi we atarakambaye. Uyu mumotari bakunze kwita Jumongo avuga ko gitifu Mukamisha Letitia yamukubitiye mu ruhame rw'abantu aho yaraje guhahira. Uyu muyobozi ahakana ko yakubise uyu mumotari, avuga ko atari gukubita umumotari urushyi kandi yambaye ingofero y'abamotari arizo bakunze kwita casque. Mu kiganiro yagiranye n'ukwezi Nzeyimana yavuze ko nakubiswe na gitifu w'akagari ka Nyabisagara witwa Letitia ansanze ahantu yari yaje guhahira nanjye ariho nari mpagaze. Uyu mugabo avuga ko intandaro y'inki yakubiswe n'uyu muyobozi w'akagari ari uko yaramubajije impamvu abashishikariza abaturage kwambara agapfukamunwa neza kandi we atarakambaye. Yakomeje agira ati, nari nambaye agapfukamunwa njyewe nk'umuturage ayobora, ndamubaza nti ese muyobozi ko utambaye agapfukamunwa kandi udushishikariza kwambara agapfukamunwa? Yankubise urushyi rwa mbere, ankubita urwa kabiri, urwa gatatu arambaza ngo uzongere, ndamubwira nti ntago nzongera muyobozi. Uyu mumotari yemeza ko atigeze asubiza uyu mugore inshyi yakubiswe, ngo ahubwo yahise yatsa moto ye akavaho ngaho. Icyo gihe ngo hari kuwa gatandatu ikibazo akigeza mu buyobozi bw'umurenge wa Mukindo kuri uyu wa mbere, ngo amusubiza ko nta kintu uyu mugore ukubitiye inshyi ntamusubize. Ngo nyuma yaho yafashe icyemezo cyo kujyana ikirego cye ku bugenzacyaha RIB, ndetse ngo yanahamagaye RIB ku murongo w'116 avuga ko ahohotewe yakorewe n'umuyobozi w'aka kagari, ariko ngo kugeza ubu ngubu atarabona ubutabera. Motari Jumongo akomeza avuga ko nyuma y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wamusanze mu kabari saa 3 z'ijoro afite amazi ari kunywa ari kumwe n'abandi bantu. Icyo gihe ngo abo bandi barirutse we ntiyakwiruka ngo kuko yari afite moto iparitse ndetse yarahagaze ari kunywa amazi. Yagize ati, nabwiye gitifu ni nyakubahwa gitifu nsanze ndi kunywa amazi, wenda ikosa nakoze natinze gutaha, akabuni gafotore ejo uzakereke abaturage. Yahise akabuni agakubita umugeri karatoroma, ngiye kugatora yahise nawe atora inkoni nawe arankubita, navugije induru abantu baranyumvise
ngo nibwo yahise avuga ngo amufashe ari kunywa inzoga muri iryo joro yari yasinze. Icyo gihe ngo bahise bamuhimbira icyaha cyo gukubita gitifu akamuciraho imyenda arafungwa. Gitifu w'umurenge daso w'umurenge na komanda wa polisi ngo bamusanze muri Mabuso yagize ati gitifu w'umurenge arambwira ngo wikora byose urafungwa n'ikibazo cya gitifu Letitia ushobora no guhita ugihomberamo. Uyu mugabo afite umugore n'abana batatu avuga ko nyuma yo guhimbirwa icyaha cyo gukubita umuyobozi akamuciraho imyenda no gufatirwa mu kabari amasaha yarenze yafunzwe iminsi 5 mu Rwanda. Kubera icyorezo cya COVID-19 nta muturage wemerewe kurenza isaha ya 3 z'ijoro ataragera mu rugo aho ataha. Polisi ivuga ko umuntu ufashwe yarengeje ayo masaha yashyizweho n'ubuyobozi acibwa amande ndetse akanagirwa inama y'uburyo ki agomba kwitwara. Motari Nizeyimana avuga ko icyo cyifuzo yabona ubutabera. Avuga ko kandi gitifu umukamisha iyo amusaba imbabazi bari kwiyunga bikarangira, ariko ngo yamubwiye ko ntacyo yavugana n'umusivili. Avuga ko nubwo umuntu wese yakwibaza impamvu yakubiswe inshyi 3 ntiyishyure uyu muyobozi, akavuga ko ari uko yabashije kubaha umuyobozi umuyobora. Yagize ati yankubitishije itegeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukindo Jean Ferris Rutaganda yavuze ko atakubise uyu motari. Avuga ko ikibazo cyo kuba avuga ko yakubiswe na gitifu Letitia akizi ndetse kiri no mu buyobozi bw'ubugenzacyaha RIB. Reka ngushimire cyane wowe ukomeje kubana natwe. Nshimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu Salama TV ugakanda n'akazogera. Nkwifurize gukomeza kwirinda COVID-19 ikimwibutsa ko ari icyorezo kimaze gufata intera ndende ku isi ndetse kimaze no gutwara amagara ya benshi batuye isi. By'umwihariko we munyarwanda waba uri mu gihugu hagati ndetse no hanze y'igihugu, ndagusabye wumve ubutumwa bwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 ubasha kubahiriza amabwiriza ashyizweho na leta, ubasha ndetse no kuba wakubahiriza amabwiriza agiye atandukanye y'ubuyobozi. Reka ngushimire nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose. Imana ikomeze kurinde.